murayibona nk'ubu iyi yararangiye ni ukuvuga ngo iyo ibiri kugenda yikuramo umwuka ndi kuyumva igenda yihomsa kandi nayifashe nayikomeje bivuze ngo uramutse uyipfundikiye ukayitereka hariya mu kanya wasanga yamaze kugira gute yamaze kuba agashashi gasanzwe bivuze ngo rero nk'ingiyi iba yaramaze kuba expired bisaba yuko umugabo agira gute ayikoresha ariko ntago wavuga ngo urayikoresheje ngira kurinda no ari bishoboka ntiwayikoresha niyo mpamvu mbabwira ngo mujye mubanza murebe kuri condom zanyu mujye gukoresha niba zitarabaye expired basuhuje kandi mbifuje kumeza kugira ibihe byiza nshuti bakunze mudukunda mudukurikiye nise ko meze neza rero natwe turi amahoro uyu munsi ugiye kubigisha rero kuko hari umuntu ugeze kumpamagara mu minsi yashize arambwira ati se shanga ko nahuye n'ikibazo cyo gusama kandi narakoresheje agakingirizo byagenze biti namwe uyu munsi wa none ahangaha harimo abantu bashobora kuba barahuye n'ibyo bibazo cyangwa akaba yaranyweye nk'ibinini ariko ikinini yarangiza ati nasamye cyangwa akaba yaragiye muri onapo yarangiza ati nasamye kandi ndi muri onapo biterwa n'iki ibyo ngibyo tugiye kureba kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa ndetse no kumenya ukuri muri rusange ntubutse gukora subscribe nshimira by'umwihariko wamaze kuyikora likinga sharinga comment nziza rwose ndabakunda abantu mukunda kunyandikira comment ni umva comment yawe ukigeraho mba nayibonye kare ujye ubyumva kandi ko nayibonye kandi mba ngomba kugusubiza so rero nibyo bintu tugiye kurebera hamwe kugira ngo umuntu wese amenye amakuru y'ubuzima bwe guys ngira ngo hano murabona mfite condom sibyo sinzi wenda abandi zo mukoresha ariko uyu munsi nagerageje gukoresha kubereka iyi ngiyi iyi rero abantu benshi bakunda gukoresha condom ariko batabanje kureba amatariki yayo igihe izabera expired ni ryari sibyo wowe ugafata condom kwa kwenda wayibitse cyangwa se iki ugahita uyikoresha ariko ukayikoresha utabanje kureba niba iyo condom ifite igihe runaka cyangwa se yararangiye ibyo rero bikatuma wumva yuko wari uyifite nta kibazo na kimwe yari ifite kubera iki nasamye inda ibyo biri mu bintu bishobora gutuma ugira gute ugira ikibazo cy'uko condom yawe ifite ikibazo noneho mu myambarire ya condom narabwiye ngo mu myambarire ya condom biba bitandukanye nibyo ngiye kubereka rero niyanga ndayicisha umunwa ariko ngiye nta kibazo murabona condom ngiye noneho se ko nta gitsina afite cyo kuyambika ndayambika iki hano hari agatoshi ndebe iruhande rwanjye ariko sinzi niba nibanda kari buze kubigaragaza neza simbizi ariko mwihangane kuko hari aho twajyaga tuzigura ariko naraziguze himboro urabona condom igira amavuta sibyo menshi amavuta afite n'ikintu amaze ku mubiri w'umuntu nzababwira noneho ufata condom ukayambika igitsina tuvuge nanayambitse iki ni igitsina sibyo urabona aka kantu gasigaye inyuma hari ubwo ugira uko ushoboye rwose kakarangira nuko kari kuntuze ku itoci ariko ubundi ukuvuga ngo kano ubundi ntabwo gasigaraho hari uburyo umugabo yambara we utayikurikirana ugasanga hano irireze urumva nta mwuka urimo aha ni ku mutwe w'igitsina dusipoze kari ku mutwe w'igitsina ugasanga harireze gutyo nyine ureba ugasanga harireze byataha ntabwo bireba uno hireze ariko iyo wambaye condom neza igomba kuba ifite kano kantu kari hejuru no murakabona aka kantu k'umwuka kari hejuru kagomba gusigaraho kandi kagasigaraho katagize gute kagasigaraho kadahaze koroshye murabibona koroshye ugasigazaho gatoya ku buryo iyo umugabo ari kurwana asunika ariko akaba afite kano kantu kari buze kugira gute kari buze kurangiramo ya masohoro kandi kari butume condom itabyimba cyane sinzi niba muri kubyumva ariko ndakeka biri kumvikana noneho warangiza agasunika bikaba byatuma najya kurangiza za masohoro ari buze kuzamo hano sibyo hano abagabo benshi rero ntago ibi bintu babizi
bafata kondomu bakayambara ariko bakayirega ku gitsina hejuru ku mutwe, kandi si byiza, sibyo? Ntabwo ari byiza ko ushobora gukora ibyo bintu. Uyambara neza ku buryo uri buze kwisigira umwanya wo guhumeka. Ikindi kandi abagore mujye mugerageza mworohe, kubera ko hari igihe umugabo yafashe umurego wakirongorera, noneho ukaba ukomeye mu gitsina, kwa kundi ahatiriza yambaye prudence n'amavuta ya prudence, kuko aba atari kukumva nawe utari kumwumva neza, ukikanga prudence yawe acitse. Wowe ukaba uzi ngo mwakoresheje prudence, naho ntabwo mwakoresheje prudence, ko hariho abagabo batagira amasohoro menshi ku buryo ushobora kumenya ugiye gukaraba mu gitsina. Oya, aho ugasanga amasohoro yiwe ni duke, ntabyo wamenye, ugize ngo niwe warangije, bigahita uzisanga watwaye inda. Guys, hari ibintu byinshi. Noneho rero reka turebe ku bagore bajya batwara amada batayateganyije kandi byitwa ko bari mu mawonapo. Umugore umwe rero mu minsi yashize yarampamagaye arambwira ati giye brain mfite ikibazo. Yego, ati se kubera iki natwaye inda kandi nari naragiye muri onapo, biterwa n'iki? Guys, buriya abaganga nabo ni abantu, sibyo? Hari ubwo ushobora gushyirishamo agapira, tuvuge wenda agapira k'imyaka 5, kandi ako gapira kamaze umwaka mu bubiko, cyangwa kamaze amezi runaka mu bubiko. Wowe ugahita uvuga uti nagiye mu gashinge mu itariki n'iyi, bizarangira itariki n'iyi. Kumbe wagize gute? Wakagiyemo ariko y'amezi ntago bigeze babayabarira ngo bakubwire ngo wenda amezi runaka arashize, kano kantu kari hano, wapi. Ejo ukazikanga watwaye inda, kandi ari ukubera ko wagiye muri onapo y'uko yari yaratangiye kubara, kandi wowe utari washyira mu mubiri wawe. Ibyo bibaho cyane, nabyo mujye mubimenya, mubitekerezeho. Ndetse hari n'ubwo warashyirishijemo agashinge, ariko ugashyirishamo agashinge uwo munsi wenda wakoze imibonano mpuzabitsina inda yamaze kujyamo, warangiza ugashyirishamo agashinge ukazumva inda mironka. Ati se ko nari nzi ko nagize ibi n'ibi, byagenze bite? Kumbe wowe hari ibyo utagize gute, utakoze. Ubwo rero ibyo byose rwose pe ntakubeshye, mugomba kubikurikirana mukamenya ngo ibintu bimeze gute, bimeze gute, ibyo ukabimenya. Natubonye ko prudence wayisamiramo n'ibindi wabisamiramo. Hari n'ubwo umuntu apfa guterura akajyana, ntabanje no kureba n'ibintu agiye gukoresha ngo arebe bizarangira ryari, byatangiye ryari. Hari n'ubwo ubona ko imbaraga bishobora kuba byarazishizemo, ariko wowe ukabikora ukumva wishakiye gusetu. Ubwo rero uzajya umenya ko ubuzima bwawe urimo ubuhemukira, kandi bizaba atari byiza. Hariho abagore rero usanga nanone bahura n'ibibazo mu minsi yo kubara kwabo. Kubara rero ahantu bikunda kubagorera ni nk'abandi baba bafite amezi atandukanye cyangwa se ahindagurika. Hari uburyo ufite amezi ahindagurika, noneho neza kubara bikakunanira. Icyo gihe rero nusama bizaba byaturutse kuri wowe, ntago kubara bijya byica. Iyo wibaze neza ntago bijya bigira gute, ntago bijya bituma wasama inda. Cyeka iyo wibaze nabi ho birashoboka bikaba byaguteza ibibazo, ariko mu gihe uzaba wabaze neza bizagenda neza. Guys, rero comment yawe ni ingenzi, ni ukuri kandi ayikurikirana. Nshimira abantu b'i Burundi mo muratwandikira cyane, mutubwira ko mudukurikiye, ni ukuri n'iby'agaciro. Nshimira n'abanyarwandakazi muri rusange, murabo kubahwa, muri ab'agaciro, kuko mutwereka ko mudukunda kandi mudukurikiye. Nshimira n'abadiaspora bakunda kutwereka ko badukurikiye kandi bakatwandikira tukabibona. Nshimira n'abandi bose bari Uganda, bari mu bihugu bigiye bitandukanye, ndabashimira. Ndashimira ndetse na buri umwe wese wo ku gitekerezo cyiwe cyangwa se inyunganizi ye. Buriya umuntu yakubwiye ko muri kumwe, nta nyunganizi irenze iyo. Iyo akubwiye ati basi byibura nyigisha kuri iki, ni ukuvuga ko n'ibindi aba byaramufashije, iby'agaciro. Ntabwo icyo cyizere dushobora kugitakaza cyangwa se ngo tube injiji. Bivuze ngo rero tuzakomeza tubane namwe, Imana nidushoboza.
ariko ndabasaba ikintu kimwe, mujye mwibuka gusenga. Icyo wakora cyose ujye wibuka gusenga, Imana izagiye igufashirizamo. Rero mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda. Ibyo byo rwose sinkanabisubiremo ngo mugire ngo ni brage. Ndabakunda, Imana ikomeze ibahe umugisha. Bye.